aya masaha dukomerera imbere y'Imana, aya masaha umuntu twumva wese akomerera imbere y'Imana. Hari ibintu byatubase ariko uyu mwanya twongere tugaruka imbere y'Imana. Hari ibyatumye abarwana intambara bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abafite amadene bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abarwayi bagira intimba n'umubabaro. Mutimurira uzekwa amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura. Ubahumurize utumukiza, amara agahinda none wirira. 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 Yesu ashimwe, himbazwe. Mana data wa twese, Imana yera ikiranuka, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ifite ubushobozi. Uyu mwanya muri aya masaha y'igicamunsi tuje imbere yawe, nitwe bababyeyi baje imbere yawe, nitwe bababyeyi baje kuguhendahenda, nitwe duciye bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo tugirire neza. Hana aciye bugufi imbere y'amaso yawe, yazamukanye intimba n'umubabaro, ngo nuko ageze imbere y'umutambyi aramwitegereza, aramubwira ngo mbese uzagezaho isindwe ryawe cyangwa se wasaze? Ngo nuko Hana aritegereza aravuga ngo ntabwo nasaze nta nubwo nasinze, ngo ahubwo ni kubw'intimba n'umubabaro. Ngo nuko umutambyi aramwitegereza, ngo aramubwira ngo ibyo usabye bikugirirweho. Uyu mwanya data wa twese, hari ibyaduhigaga byatumye tugira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abantu benshi bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abatizera bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abarwana intambara bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abafite amadene bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye abarwayi bagira intimba n'umubabaro, hari ibyatumye mwami ababuraye bagira intimba n'umubabaro. Ariko uyu mwanya tuzamuye isengesho rya buri muntu wese, kugira ngo umuntu wese wagize intimba n'umubabaro umubere igisubizo, umubere muganga, umubere dogitere. Data wa twese, aha dupfukamye kuri aka karago, aha ni wowe kuri dogitere, twaje kukubwirira byose
twese kugira ngo umuntu wese ubasha kutwumva abashe guhembukira imbere yawe. Abarushye n'abaremerewe ubabere Imana. Jambo ryawe ryarambwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Uko natwe niko tuje kugira ngo turuhukire imbere yawe, kugira ngo imitima yacu yakomeretse ibohokere imbere yawe, kugira ngo imitima yacu yahambiriwe ibohokere imbere yawe. Kandi umuntu wese ubohewe imbere yawe nawe abohokere imbere yawe. Kandi data wa twese ahantu haba isoko ihembura buri muntu wese, utugirire neza kandi utubere Imana. Urakoze kuri data wa twese, urakoze kuri umunyembaraga, urakoze kutwumvise kandi utubereye igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu ashimwe. Yobu ibice 22. Yobu 22. Turahera ku murongo wa 15 n'uwa 16. Ni ijambo rivuga ngo twiyuzuze nayo tubona amahoro. Ni ijambo rivuga ngo twiyuzuze nayo tubona amahoro. Twiyuzuze n'Imana mu gihe turushye, twiyuzuze n'Imana mu bihe bitugoye, twiyuzuze n'Imana kugira ngo tugire ibyo tubohoka ku mutima. Reka dusome. Ijambo riravuze ngo Yobu 22 murongo wa 15 haravuga ngo mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo, ngo bakuweho igihe cyabo kitaragera, urufatiro rwabo rutemba nk'umugezi. 21 haravuga ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ijambo riratubwiye ngo mbese uzakomeza inzira ya kera iyo abanyabyaha banyuzemo, ngo bakuweho igihe cyabo kitaragera. Umunyabyaha apfa igihe cye kitageze. Umunyabyaha apfa kubera ko nta mirimo yo gukiranuka agira, ariko kubera ko tugira imirimo yo gukiranuka, niyo mpamvu Imana itwegera. Imana nitugirire neza. Jambo riravuze ngo noneho twiyuzuze nayo tubona amahoro. Hari ibintu bimaze igihe byaratwangije mu mitima, tugarukira ishobora byose tugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwacu tuzakomera. Imana ishimwe. Aya masaha dukomerera imbere y'Imana. Aya masaha umuntu twumva wese akomerera imbere y'Imana. Hari ibintu byatubase, ariko uyu mwanya twongere tugaruke imbere y'Imana. Imana itwishimire kandi tubone neza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Data mu izina rya Yesu, Imana data wa twese, Imana yerekiranuka. Jambo riratubwiye ngo twiyuzuze nayo, kandi riratubwiye ngo umunyabyaha apfa igihe cye kitageze. Uko niko dusenze kugira ngo Mwami Imana yacu utubabarire ibyaha n'ibicumuro. Abantu batwumva bose bashobora kuba barakiraniwe. Uyu mwanya ni amahirwe yo kwiyegereza Imana, ni amahirwe kuko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Niyo mpamvu natwe twinginze kugira ngo tuze imbere yayo. Imana itugirire neza, Imana itwishimire. Uko umwuka duhenda natwe turaje kugira ngo umwuka dukoreho nk'uko wabwiye Hezekiya ukamubwira ngo numvise gutaka kwawe, ukamwongeza iminsi yo kubaho. Nkuko wabwiye Yosuwa ukamubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda y'ababyeyi bawe, uyu munsi nje kugutabara. Natwe Mwami Imana turaje imbere y'amaso yawe kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo aya masaha wongere utugarukeho. Imitima y'abantu ibasha kutwumva ihembukira imbere yawe, bohokera imbere yawe. Hari abantu bafite intambara, Mana ubarwanirire. Hari abantu bafite amadeni ubishyurire. Hari abantu bafite uburwayi bakize mu izina rya Yesu, babere dogiteri. Hari abantu bafite business zitagenda, ubacira inzira zigende. Kandi Mana data wa twese, hari abantu babuze icyo gukora, ubacira inzira kuko iby'isi nibiyuzuye n'ibyawe. Niyo mpamvu muri aya masaha natwe tuje imbere yawe kugira ngo babere Imana kandi ubabere byose, babere agakinga k'amahoro. Uwiteka Imana Nyiringabo, ubwo uzagaruka kutujyana uzasanga imitima yacu iboneye. Urakoze Uwiteka, urakoze cyane kuri kumwe natwe. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen.